Muraho, Mwami Imana abahe umugisha mwinshi. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard ubasuhuza. Ndabashimira rero kuba mwabashije guhitamo ino channel mukabasha kugiye kwitabira iki kiganiro cyanjye. Mwami Imana duhana umugisha. Itorero n'umurimo w'abizera nicyo kiganiro nabateguriye, nababwiye kuko nagiteguriye mu gitabo. Rero mu ngingo z'ibanze twahereyeho ni ibintu 9 bituma Imana itabasha gukorana nawe, ibintu 9 bituma Imana itabasha gukorana n'itorero ryayo, ibintu 9 byimira ubushake bw'Imana kuri wowe. Akaba rero tumaje kureba ibintu 4 ari byo tureba, ari byo muri ibyo ngibyo 4 kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe, haba mu nzozi, haba mu bibwiriza, haba mu bahanuzi batandukanye, kwibona ko ari wowe ushoboye kurusha abandi, abantu gukora imirimo itari iyabo, abantu bicaye gusa ari ntacyo bakora. Nicyo kiganiro duherukaho. Rero tugiye uyu munsi turareba ingingo ya 5, abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana. Nyuma yaho tuzareba ingingo ya 6, kugomera umwami Imana, iyi ngingo ya 8, kubura ubumwe, ingingo ya 9, icyaha. Ubwo ni ibintu 9 byimira ubushake bw'Imana kuri wowe. Reka rero twihuse tugere ku ngingo ya 5 ariyo nari mbabwiye. Abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana. Dusomye muri Yesaya ibice 47 umurongo wa 8 haravuga ngo, nuko rero umva ibi, yewe uwihaye kwinezeza ukicara udabagira, ukibwira mu mutima wawe uti ni njye uriho nta wundi, sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Yego, tuzi yuko ufite byose ukeneye. Ntabwo ukeneye uwo kugusengera, wowe ubwawe ushobora no gufasha Imana, kubera ko ibyo wagakeneye byose urabifite. Abana bawe barajya kwiga mu mashuri meza, ibyawe byose biragenda neza, ariko hazabaho igihe uzakenera Imana uyibure, kuko wabaye inzitizi, uhagarika gukora kw'Imana mu bandi, wanze kuba mu bushake bw'Imana no gukora icyo Imana yaguhaye gukora. Abantu benshi kuri uyu munsi cyangwa muri ino minsi ya none usanga bumva barabwirijwe bihagije, yarabatijwe, yarakomejwe, cyangwa yarabatijwe ni n'umudiyakoni, yarabatijwe ni umuririmbyi, arayobotse, ari mu itorero rihitinga, afite inshingano, akumva kuko nyine yageze iyo ajya. Ariko uyu munsi Bibiliya irimo irakubwira cyangwa Imana irimo irakubwira ngo muri Yesaya, hano muri uno murongo dusomye wa Yesaya ibice 47 ku murongo wa 8, arongera avuga ngo, nuko rero umva ibi, yewe wihaye kwinezeza ukicara udabagira, ukibwira mu mutima wawe uti ni njye uriho nta wundi, sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ikintu kiriho ni ikintu cya 5 turimo kuvuga ngo abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana. Ibyo ngibyo ibyinshi iyo ubikoze ubikora uko ubishatse, yimba uri umushumba, iyo abayoboke batakugezeho, ibyo ngibyo ntago wafata umwanya ngo ujye kubasura, nimba mbese ibintu byinshi uraho uradamaraye. Ariko Yesu yaravuze ngo, ibyakozwe n'umwe ibice 8, igice cya 1 umurongo wa 8, icyakora muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ni uguhaguruka ukagenda, ntabwo ari abagusanga aho ngaho. Yego ufite akazi kenshi, ufite raporo nyinshi ushobora kuzuza, yewe ufite n'inshingano z'urugo, yewe ufite n'ibindi byinshi by'imibereho yindi isanzwe, ariko yimba umurimo wawe ari wo w'ibanze,
nimba warahamagariwe kugira ngo ugeze abantu kuri Kristo, nimba warahamagariwe kugira ngo usengere abantu, nimba warahamagariwe uyu munsi uri mu itorero ufite inshingano, we kudabagira mwene data, we gutuma n'abandi bantu, we kwimira gukora kw'Imana muri rya tsinda uhagarariye, muri rya torero uhagarariye, muri ya korari uhagarariye. Ibyo ngibyo kubera kuko usa nk'udabagiye, wumva ufite isumbe ku bandi, ufite akazi keza yego, ufite n'urugo rwiza yego, ariko menya kuko nawe hari igihe ibindi bibi bizagutungura. Hari igihe uyu munsi hari bamwe mu bantu bari bayoboye amatorero, uyu munsi no kuyinjiramo ari ikibazo, kandi ibyo ngibyo byabashyikiye nawe byagushyikira. Hari abandi nabo bari bafite ingo zirasenyuka, atari ukubera kuko babigizemo uburangare, ndetse banakundaga kuba babana n'imiryango yabo, ariko ibyo byabashyikiye nawe byagushyikira. Hari benshi bari bafite abo bashakanye bakundanaga nabo, ariko umwe muri bo umwe yabuze uwe, wenda akaba amaze iminsi yumva atazabona undi wamusimbura. Ibyo rero ntabwo byari kuri bariya, nawe byagushyikira. Hari abari bafite abana babo bakunda, barababura, barapfa, nawe uyu munsi byagushyikira. Rero uyu munsi gusa icyo ndimo kukubwira, gira ishyaka ryo guhirimbanira umurimo w'Imana. Yimba uhawe inshingano, we guhagarara nk'igiti, we kubaho gusa ngo usohoze inshingano z'abakoresha bawe, z'umukoresha wawe gusa. Ni ukuvuga umukoresha wawe mukuru ni Yesu Kristo. Umukoresha wawe mukuru niwe uzi ibyo ukeneye, kandi ibyo ngibyo nubasha kubikora neza, umwami Imana azabasha kukugororera. Ubahiriza umukoresha wawe waguhaye akazi nk'umuntu, ariko mu mutima wawe wumve ko hari undi mukoresha wawe Yesu Kristo. Ugira ishyaka ryo kumunezeza. Pawulo yaravuze ngo nta wakwishyira mu by'uru rugendo ngo abe akinejeje uwamwandikiye igisirikare. Ni ukuvuga ngo rero ahita atanga ingero z'abantu batatu, baravuga ngo rero umuntu iyo asiganwa aharanira, akoresha imbaraga zose kugira ngo abashe kwambikwa ikamba. Nanone n'umurwanyi n'uhinga niwe aba afite ibyiringiro kuko ariwe uzarya ku mbuto bwa mbere namara kweza. Rero nawe nshuti yanjye, uyu munsi ndakwinginze, reka kwirebaho cyane. Reba ku nshingano ushinzwe, haba mu kazi ka leta, reba inshingano ushinzwe, uhirimbanire no kugira ngo ugire success. We kwifatanya n'abarwayi n'abandi batarimo kubona mutabona ibintu mu buryo bumwe, ahubwo gendera mu murongo w'umukoresha wawe yaguhaye, kandi ugire ishyaka uhirimbane. Nimba uri umukozi ukorera mu buryo bw'itorero, hirimbanira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Umukorari uzisure, abanyamasengesho basure, abakristo basure, fata igihe, kandi umwami Imana azaguhemba, azanakwagura, azaguha umugisha. Rero dukomeje, reka twongere dusome no mu Kubara ibice 32 umurongo wa 6. Mose abaza Abagadi n'Abarubeni ati, bene wanyu bazatabara mwicaye ino? Abangaba bashakaga gusigara hakurya ya Yorodani. Mose abonye kuko ni imiryango ibiri mu miryango 12, arabaza ati, ese mwebwe bene wanyu bazatabara mwe musigare mwicaye ino? Oya, nta ntibikabeho, nimuhindukire, nimuze mujye gufasha abandi, hasigare cyo kora abagore n'abana, abo ngabo basigare, ariko mwebwe muze mujye gufasha bene wanyu. Hari abantu uyu munsi bicaye bazinze amaboko ntacyo bakora, kubera ko ari bantu bindeba. Umva icyo Bibiliya ivuga. Reka dusome muri Ezekiyeli ibice 33 umurongo wa 30 kugeza ku 31. Kandi nawe mwana w'umuntu, ab'ubwoko bwawe bavugira ibyawe ku nkike no mu miryango y'amazu. Umwe avugana n'undi muntu wese na mugenzi we bati, nimuze tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryo ari ryo. Maze bakagusanga
nk'uko rubanda ruza bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye, kandi bakumva amagambo yawe, ariko ntabwo bayakurikiza, kuko berekananisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara imitima yabo ikurikiye inyungu yabo mbi. Ni ukuvuga ngo hari amateraniro ushobora kuba uyajyamo, ibiki byose ushobora kuba rwose amasengesho yateguye arimo, ariko bigaragara kuko utagira ishyaka ryo kuba hari impinduka wakumva wazana. Nimba ubona hari n'ikindi cyabasha kuzamura itorero ugasanga ntabwo ugishyizemo imbaraga, nimba hari aho bigeze gushora ubutunzi bwawe ngo ubone umugisha, bigasanga urifashe, aho ngaho iyo ngingo ukayigeraho. Hari igihe kimwe mu itorero twajyaga gutanga amatangazo dusaba nk'imisanzu, ukabona hari abantu bamwe bahise basohoka birukanka ngo bataza kumva ibyo ngibyo bakiganyira. Oya, ibyo ngibyo ntibiriho. Nimba wumva unaniwe, vamo, hari abandi bashobora gukora, aho kugira ngo ubingwizamurongo. Mu rwandiko rwa Yakobo mu isezerano rishya atubwira ko tudakwiriye kuba abumva ijambo gusa, ahubwo abakora icyo ijambo rivuga. Kuza mu itorero si byo bifasha abahereza b'Imana cyangwa abakozi b'Imana, ahubwo ibyo wumviye mu itorero ukabishyira mu bikorwa bizatuma uhinduka uwo Imana ishaka kuba we. Kora ibyo ijambo ry'Imana rikubwira, ubone imigisha y'Imana. Rekeraho kuba umunebwe, gira umutima wo gukorera Imana. Muri wowe wumve gukorera Imana biraturuka imbere muri wowe, atari uko bituruka, yego abayobozi barakubwiriza, ariko kuri wowe nawe gira irindi shyaka, gira ishyaka, wumve kuko ukwiye gufata ukuboko. Mose ntiyigeze ahamagara Huri na Aroni kumufata amaboko. Haleluya! Igihe barimo kurwana n'Abamediyane, Mose yazamuraga amaboko, Yosuwa n'ingabo ayoboye z'Abayisiraheli bakanesha. Yarangiza yakongera yaruha, yamanitse isaha imwe abiri, isaha ya gatatu amaboko akaba arananiwe, akamanura. Yamanura, Yosuwa n'ingabo ze bagasubirwa inyuma bakabicamo umugenda. Aroni na Huri yari muramu wa Mose, yari umugabo wa Miriyamu. Babonye bitegereza Mose, barongera bitegereza na Yosuwa, bari ku gasozi bose, batari ku cyabasha gushyigikira ariya maboko ya Mose, byatuma dutsinda urugamba. Baribwiriza ubwabo kubera ko bari bafite ishyaka ryo kugira ngo batsinde. Baragenda mbere na mbere, barabanza bazana ibuye. Mose, mukozi w'Imana, banza wicare kuri iri buye utuze. Huri, icara hariya, pfukama hariya, uzamura ukuboko. Nanjye pfukamye hariya, nzamura ukuboko. Amaboko ya Mose ahera mu kirere. Aheze mu kirere, Yosuwa yakubise abanzi be, arabakubita, arabarimbura. Kuva icyo gihe urugamba ruratsindwa, ubwoko bwabarwanyaga bucitse intege, babasha kugera mu masezerano. Nawe uyu munsi hari ibyo urimo kureba bitagenda neza mu itorero, ariko nta shyaka ufite ryo kugira ngo urebe ko hari icyo wabifashaho. Rero uyu munsi ndakwinginze, inshuti yanjye, wowe gutuma Imana, ni wowe urimo kuzitira gukora kw'Imana mu itorero, ni wowe urimo kuzitira gukora kw'Imana mu kazi ufite, haba no mu kazi ka leta, haba mu kazi k'undi muntu wagushyize muri bizinesi ye, ni wowe urimo kuzitira gukora kw'Imana, kuko udafite ishyaka ryo kugira ngo ibyo urimo bitere imbere. Rero nshuti yanjye, reka ndekere aho ngaho, mu gihe nabahaye ni iki ngiki. Ibirenze kuri ibyo Yesu aduhana umugisha. Gusa ushaka kugira ngo ugire byinshi umbaza, wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara kuri 0787409099. Ni igitabo, turi mu bintu 9 bibuza Imana gukorana natwe. Iki twari turiho ni icya 5. Rero ibindi tuzakomeza tubibona mu gitabo nanditse cyitwa Itorero n'umurimo w'abizera. Impamvu ni ukugira ngo turusheho gukorera Imana kandi tunezerewe. Ibirenze kuri ibyo, Umwami Imana aduhana umugisha. Murakoze.